Mwaramutse nanone, murakoze cyane. Muri aya saa tatu, turi mu saa tatu, murakoze cyane. Tuje tugarutse nanone tubashimira ku byiza mugomeje kutugezaho. Muri aka kanya tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane kandi kiriho uburyo bibaryohere. Muzajya munaduhamagara mutugezeho ibitekerezo. Ku bantu mugeze kuri ino channel bashyashya, mukore subscribe, sabone, muduhe ibitekerezo, umuvugo uko mubibona, uko mubyumva. Nimurangiza munabisharinge ahantu, mubisharinge nimba mwana bikunze, kandi ngenzi yuko muri bubikunde kubera yuko burya biba byiza gufatikanya mu bintu byose. Tugiye kureba ibintu bitatu bibasha gufasha impyiko, umutima n'urwungano rw'inkari. Ibyo bintu bitatu ni ibintu bitagoye cyane. Ibintu byafasha umutima, urwungano rw'inkari n'impyiko. Si ibintu bitatu, ibyo bintu bibangamiye, ni indwara zibangamiye isi. Buriya umutima niho, mu mutima niho nta muntu wabaho adafite umutima. Umutima ni ikintu gikomeye inshuti yanjye, uzitondera umutima. Umutima ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero nagira ngo tuganire kuri ibyo bintu bitatu byafasha umutima, bigafasha impyiko, bigafasha n'urwungano rw'inkari. Ibyo bintu bitatu, icya mbere ni karoti, icya kabiri ni igitunguru cya onyo, icya gatatu ni ubuki, hakiyongeramo n'indimu. Ubwo twavuga ko ari ibintu bingahe? Ni byinshi, ariko ibintu by'ingenzi ni igitunguru, karoti, indimu n'urunyanya. Rero ibyo bintu birakomeye, ni ibintu ugomba kwitaho cyane, noneho bikazajya bifasha ibyo bintu tuvuze aha ngaha. Ubwo rero ufata igitunguru ukagikata anserikire, wamara kugikata ugashyiraho, ukarapa karoti. Wamara kurapa karoti, warangiza ugafata indimu ukayikamura hejuru ya cya gitunguru na karoti warabye, ugashyiramo ubuki. Iyo salade ugashyira, biba byiza washyiramo na ka elayo, burya ni keza gafasha ingingo. Iyo salade uyirya mbere y'uko urya, ukabikora gatatu mu cyumweru. Ubikora gatatu mu cyumweru ukarangiza ukwezi. Ndakubwiye inshuti yanjye, umuntu ufite ikibazo cy'umutima, umuntu ufite ikibazo cy'impyiko, umuntu ufite ikibazo cyo kwihagarika akaribwa, icyo kintu cyaba cyamuvuye. Kandi ni ukuri birakwiye yuko natwe tuzajya twiha imiti y'ibanze, tutiriwe twirukankira kwa muganga cyane cyane. Ni byiza kandi mwakoze kudukurikirana, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Social media zidufitiye akamaro kenshi cyane. Ubwo rero mukomeze mugire umunsi mwiza. Ni ukuri turabashimira yuko mudukurikirana, mukareba ibiganiro byacu. Ku bantu bashyashya mukore subscribe, sabone, kugira ngo mudushyigikire. Turabakunda ni ukuri. Ciao ciao. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha, ibahe amafaranga, ibahe umunezero, ibahe kwishyira mukizana kuri iyi channel. Turabakunda cyane, mudushyigikire natwe. Murabona turi gushaka ubuzima. By the way, nta muntu udashaka ubuzima, nta muntu utabukunze. Imana ikomeze kubashyigikira muri make, kuko natwe muri kudushyigikira mu byo muri gukora byose mu buzima bwa buri munsi. Imana ibahe umugisha. Yego, tuzajya dukomeza tubane no mu bindi biganiro, kuko ntabwo ari ibi byonyine. Ubwo rero nagira ngo mbwire abakunzi banjye yuko kwa uploadinga videwo nshobora kuzishyiraho saa 11 za nimugoroba cyangwa mu gitondo. Nimubona nimubona ntazishyizeho muri ayo masaha, isaha ya mu gitondo cyangwa amasaha ya saa 11, mujye mumenya yuko kambanyeho. Rero mujye mumenya ko byakomeye.
Saba rero Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, bayi cawu cawu, turabakunda cyane.